niyo mpamvu urasanga bamwe mu bantu twizera ko ari abakristo bategereje kugaruka kwa Yesu barwaye indwara zikomeye zanze gukira, nuko batigeze baruhuka, batigeze bagacira ijambo ry'Imana, barasoma gusa bakabifata bakabikora by'imihango. Mureke tuve mu mihango, mureke turebe icyo byatumarira. Nanone turagarutse muri cya kiganiro cyacu ibwirizabutumwa ndetse n'ubuvuzi. Mu minsi yashize ubwo twaganiraga kuri pasika y'ukuri ndetse na pasika y'ikinyoma, hari isomo twasomye ryo mubare wa 23 umurongo wa gatanu, uretse ko twahereye ku wa mbere. Abantu barampamagaye cyane kuri telefone yanjye barambwira bati ko bavugaga ko pasika yashushanyaga Yesu uzapfira ku musaraba, ese isabato yo bimeze bite? Ese isabato y'ubundi tumariye iki? Yesu amaze gupfira ku musaraba ntabwo isabato yayikuyeho. Oya, ntabwo Yesu yakuyeho isabato, na niyo mpamvu buriya nje kubabwira ahubwo icyo isabato imariye ubuzima bwawe, atari no kuvuga ngo ahubwo atari nibyo kuvuga ngo kuzaja mu ijuru, ahubwo icyo imariye umubiri wawe. Icambere Imana yayishizeho nk'ikimenyetso cyagombaga guhuza umuntu n'Imana kugira ngo umuntu amenye ko Imana yamuremye. Ariko nk'uko twasomye mu Efeso 2:15 twasomye ko hari urwandiko rw'amategeko y'imihango. Ayo mategeko y'imihango rero yashushanyaga Kristo uzapfira ku musaraba. Ayo mategeko niyo yonyine yavuyeho, naho amategeko 10 y'Imana yabaga mu sanduku y'isezerano ryayo. Igihe Yohana yerekwaga ngo agiye kubona ngo abona urusengero rukingutse, ngo nuko ngo abona isanduku y'isezerano ry'Imana. Ni ukuvuga rero isabato yo ntabwo iri mu mategeko y'imihango yavuyeho, ahubwo imihango igendanye n'amasabato byakorwaga nibyo byavuyeho, ariko ikiruhuko, kuruhuka ku sabato no kuyitegura byo biracakomeje. Niyo mpamvu muri aka kanya mfashe umwanya kugira ngo tuganire ku cyo bita isabato, mumenye mbese isabato bimeze bite, ariko turaganira kuri ya sabato y'itegeko ry'Imana. Apana bya bindi by'imihango ngo nta birometero byagendwaga ibyo byo byakuweho n'urupfu rwa Kristo, ariko isabato y'ukuri yo iracahari. Reka rero dusenga Imana maze ubundi dutangire tuganire ku kintu cyitwa isabato, mumenye neza isabato. Ese ubundi isabato ni iki? Isabato simariye iki umubiri wanjye? Isabato simariye iki ubuzima bwanjye? Icyo nico tugiye kuganira. Kadusenge Imana. Urakoze Uwiteka Mana yacu, kuko na n'ubundi wongeye kuduha amahirwe yo kongera kubaho, wongeye kuduha amahirwe yo kongera kwibuka ibyo byose wadushiriyeho, kuko byari urukundo rwawe rutangaje. Kwari ukugira ngo tuzabeho tugushima, kwari ukugira ngo tuzabeho dufite ubuzima bwiza, kwari ukugira ngo uzasange imibiri yacu, ubwenge bwacu n'intekerezo byacu byararinzwe n'imbaraga zawe n'ibi wandikishije. Maze Mwami Imana, ubwo kugira ngo nuza tuzibanire mu bwami bwawe, niyo mpamvu aka kanya tugiye kongera kuganira ku sabato, kuko abantu benshi bayifata uko itari, abandi ntibazi impamvu isabato yagiyeho. Mwami Imana, niyo tukwinginze ngo ubane natwe mu izina rya Yesu, amen. Noneho rero mureke uyu munsi tuganire ku bigendanye n'isabato. Isabato rero uko isabato yitegurwa, uko igomba kwitegurwa muri iyi minsi, kamabwira uko isabato igomba kwitegurwa. Nyuma ndabasobanurira n'ubundi mbabwire mbese ubundi isabato ni iki. Byose turabisoma. Ndagira ngo mwese aho muri, abantu mwese murakurikirana iki kiganiro, mube mwashatse Bibiliya muzifate, kugira ngo imirongo nzajya mbaha mujye muyisoma, maze nitugendera ku byanditswe byera tukazabona ubugingo buhoraho, kandi tukazagira n'amagara mazima. Twese bizadufasha. Ngo mu minsi 6 uje ukora, aba ari ukoramo imirimo yawe yose. Isabato yitegurwa mu minsi 6. Ntabwo isabato yitegurwa ku wanyuma, ahubwo isabato yitegurwa mu minsi 6 iyibanziriza. Nta murimo ukwiye gukorwa muri iyo minsi wo kwirengagizwa, kugira ngo bitatubana byinshi mu myiteguro yo kuwa 6. Kwa nyuma wo kwitegura isabato, mu tangiriro rimwe
mu Tangiriro 1:5 umurongo wa 8 no mu Balewi 23 umurongo wa 32, Mariko 1 umurongo nawo wa 32, izuba ntirica igihe cyaryo, isabato itangira ku wa gatandatu izuba rirenze, ikarangira ku wa karindwi izuba rirenze. Umuntu wese udakoresha igihe cye neza mu minsi 6 y'imirimo aba yishe itegeko, ahwanye n'ukora ku isabato. Umuntu wese uko mubyumvishe utitegura isabato mwiriya minsi yose 6 ahwanye n'uwica isabato, kuko uburyo twitegura muri iyo minsi nibwo butuma tubona imigisha ihagije itangwa ku munsi wo ku isabato wo kuruhuka. Nanone dukwiriye gukora gahunda idukwiriye y'imirimo yacu mu minsi 6 kugira ngo tudakora by'agahanyu mwishuguri bituma twinjira mu masaha yera y'isabato twananiwe, tutabasha gusabana n'umuremyi uba yifuza kongera kuturema bundi busha, ugasanga turasinzira muri gahunda yo kuramya. Ni ukuvuga kubera tuba twarakoze mu cyumweru ibintu tutazirikana ko tuzajya gusenga, tudakora ngo dukore ku gihe, tudakora tugakora tukarenza, tugakora ibintu mbese bibangamira umubiri wacu. Niyo mpamvu usanga abantu bamwe benshi mu rusengero baba bisinzirira, abandi bicaye. Hari ibyo rero tuba twarirengagije. Kuwa gatandatu Vendredi ni umunsi udasanzwe w'imyiteguro kuko ari wo uyiheruka. Dore uko ijambo ry'Imana rivuga iby'uwo munsi mu Kuva 16 ku murongo wa 23, ngo mureke imyambaro yose izambarwa itungane, ibyo kurya byose byatetswe murebe, ntabwo ari mureke, murebe ko imyambaro yose izambarwa itunganye, ibyo kurya byose byatetswe, inkweto zasizwe umuti, kandi umuntu wese yiyuhagire. Imyambaro ntikwiye kudodwa ku isabato, guteka ibyo kurya, kwishakira ibinezeza cyangwa kwikorera indi mirimo yose iduha inyungu ntibikwiriye gukorwa ku isabato. Imirimo yose ikwiriye kurangira izuba ritararenga. Impapuro zose zivuga iby'isi zihererezwe uruhande rumwe, aho zitabonwa ngo zisomwe. Babyeyi, musobanurire abana banyu imirimo n'umugambi wanyu, ngo baje bafatanya namwe kwitegura no kwitondera isabato nk'uko itegeko riri. Ibihamya by'itorero volume ya 6 page 355. Nehemiya 10 umurongo wa 31, abaganira iby'ubucuruzi cyangwa bakaja mu nama yabyo ku munsi w'isabato, Imana ibabara ko bakora imirimo nk'indi yose. Abakurambere n'abahanuzi page 307. Muri Yesaya 58 umurongo wa 13, umurimo udakwiriye ibinezeza n'ibiganiro bidafite umumaro, iby'umwuka no gutega amatwi radiyo cyangwa indirimbo bitavuga iby'Imana, byose bitwiba umwe mu migisha yo muri uwo munsi wera. Si byiza gusoma ibinyamakuru bivuga iby'isi cyangwa ibinyamateka, kugura no kugurisha ku munsi w'isabato. Bavandimwe, ngiyi impamvu ituma tutabona imigisha twagakwiye kubonera mu munsi wera w'isabato. Nuko twakoze tukananira, nuko tutiteguye isabato, nuko bamwe baba bakirana no kugira ngo bahagarike imirimo ari uko isabato yatangiye. Bari kuvuga bati bakibera muri ibyo rero by'imihango gusa, bitari uko byubahiriza nk'uko bikwiye. Ibyo nibyo byavuyeho. Na isabato yo igomba kuruhuka nk'uko tumaze kubisoma. Nk'ibi byose isabato yabayeho kubw'abantu, abantu ntabwo babayeho kubw'isabato. Niko Yesu yabwiye bamwe mu bari baraho yabwiririzaga, arababwira ati isabato yabayeho kubwanyu. Rero niba isabato yarabayeho kubwacu, Imana ikayishyira kugira ngo turuhuke, kugira ngo tuteye gukora agahwayihwayi, kugira tuteye gukora tubone uwo munsi wo kuruhuka, tuwugire umunsi wo kwirengagiza ibindi byose, maze tutekereza iby'ijuru gusa, tuzaruhuka mu bwenge, turuhuke mu mubiri, turuhuke, maze umugisha w'Imana, umugisha uva mu ijuru. Yemwe reka mbabwire, mbibire n'ibanga, abantu bamwe nibitegura neza hari n'indwara bazakira muri uwo munsi, kuko bazaba bakiye umugisha w'Imana. Ariko nitutabikora dufite akaga, nitutabikora dufite akaga.
ndasaba rero buri muntu umwe uri hano wese, buri muntu umwe wese wumvishe iki kiganiro, buri muntu umwe uri hano wese kumva neza isabato ko igomba kumubera umugisha muri we. Ese isabato ni iki? Ni ikimenyetso hagati y'umuntu n'Imana, kugira ngo umuntu amenye ko Imana yamuremye. Iyo twanze rero isabato cyangwa se tukayirwanya, tuba tuvuga ngo Uwiteka si umuremyi. Ezekiyeli 22, kadusome muri Bibiliya muri Ezekiyeli 20 umurongo wa 12, kugira ngo tugendane neza, kugira ngo mumenye ubundi isabato ni iki. Ezekiyeli murihangana gato ndi kuhashaka kugira ngo wenda mutagira n'amagambo beda ari kwivugira. Kadusome ibyanditswe byera. Ezekiyeli 20, turahera turasoma umurongo wa 12. Ezekiyeli 20 umurongo wa 12, inyandiko iragira iti: maze kandi mpana amasabato yanjye ngo abe ikimenyetso hagati yanjye nabo, kugira ngo bamenye yuko ari nje Uwiteka ubeza. Ariko menye ko ari nje Uwiteka ubeza. Ariko ab'inzu ya Isirayeli barangomeye, bari mu butayu, ntibagendera mu mategeko yanjye, kandi banze n'amateka yanjye ari yabeshaho uyakomeje. N'amasabato yanjye barayaziruye, niko kuvuga yuko nzabasukaho uburakari bwanjye bari mu butayu, kugira ngo mbarimbure. Ariko nagiriye izina ryanjye kugira ngo ridasuzugurwa imbere y'abanyamahanga, abo nabakuye imbere. Muvandimwe, nagira ngo we gusuzuguza izina ry'Uwiteka, we gusuzuguza izina rye ry'Imana ishobora byose, we kuyisuzuguza mu banyamahanga. Mureke dukomeze twubahe isabato y'Uwiteka. Yesaya 58 umurongo wa 13, naho katuhasome twumve. Yesaya 58 umurongo wa 13. Abantu bashaka kuzaba ahasumba ahandi ku isi, abantu bashaka kuzaba, kambabwire amagambo aboneka muri Yesaya 58 umurongo wa 13. Nuhindukira ntukandagira isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanje wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka, ukawita uw'icubahiro, ukawubaha. Ntubicigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe, nuko uzishimira Uwiteka. Nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze, ntabwo ari aka Obedi, ni akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Nukuvuga rero hari abantu benshi bajya bavuga ngo isabato yari y'Abayisirayeli, byarangiriye iyo. Icyo ni ikinyoma. Isabato ni ya twese. Niyo mpamvu muri Yohana mu Byahishuwe 12 umurongo wa 17, abavuga ibyo ni amagambo ya Satani aba abibavugisha, kuko Satani yahagurukiye itorero ry'Imana. Ibyahishuwe 12 umurongo wa 17, 12 umurongo wa 17, handitswe ngo 12 umurongo wa 17, ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanya abo mu rubyaro rw'abasigaye bitondera amategeko y'Imana, kandi bafite guhamya nko kwa Yesu. Ni ukuvuga ngo abantu benshi ni Satani ubakoresha kugira barwanye amategeko y'Imana. Hari n'abazakubwira ko gavuyeho, kuko Satani yamanukiye isi afite umujinya mwinshi. Ubwo rero arashaka kudukura ku mategeko y'Imana. Arabizi ko nadukura mu mategeko tuzayica, tukagwa mu byaha, nangwa se ntitugire no kugira n'ubwoba tukayatinyuka. Ngiyo gahunda ya Satani. Kandi nitugwa mu byaha tuzagira n'iki? Tuzagira n'uburwayi, tuzagira iki? Kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Rero gahunda Imana yari yashizeho, yashiriye abantu, yashizeho iyi sabato, kwari ukugira ngo tujye tuyiruhuka, noneho turuhure intekerezo zacu, turuhuke mu mubiri, twibuke ko Imana ari umuremyi,
twitekereze iby'ijuru uwo munsi wose, iby'isi tubyirengagize. Noneho ibyo tuzaba duhugiyemo bizatuma tutarwara ibintu by'amastresi, kuko ako kantu turaza turadufashe kamwe mu cyumweru ko kuturuhura imihati n'imiruho y'iyi si, tugatekereza iby'ijuru, tukongera kugira ibyiringiro y'uko Yesu ari bugufi kugaruka, tukongera kugira ibyiringiro ko tuzaja mu ijuru. Ibyo bizatuma amaraso agenda neza mu mitsi yacu n'imisokoro. Ariko nitutaruhuka tukaje gusenga, tukicara mu rusengero tugwitegereza iby'ubucuruzi, ntabwo tuzaba twaruhutse. Niyo mpamvu urasanga bamwe mu bantu twizera ko ari abakristo bategereje kugaruka kwa Yesu barwaye indwara zikomeye zanze gukira, nuko batigeze baruhuka, batigeze bagacira ijambo ry'Imana, barasoma gusa bakabifata bakabikora by'imihango. Mureke tuve mu mihango, mureke turebe icyo byatumarira, maze ibyo Yesu yateguye byose tubyubahirize. Ndararikira buri muntu wese kuva mu mihango, ahubwo tukareba ibyatugirira umumaro, kugira ubwo Yesu azaba agarutse azatwemera ikamba ry'ubugingo. Uko niko gusenga kwanje mu izina rya Yesu. Kadusenge Imana. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze kuko wongeye kuduha amahirwe yo kongera kuganira ku kimenyetso kiri hagati yawe n'umuntu, yuko waremye umuntu. Nyagasani Mana, iyo twanze isabato tuba tuvuze ngo sura umuremyi kandi uri umwami wayo. Nyagasani Mwami Mana, ndakwinginze ngo abantu bose bahe gusobanukirwa n'iby'iki kiruhuko, bateye kuzacitiranya n'uko ari ukwihambira ku by'Abayisiraheli, ahubwo ari gahunda yawe Yesu, kugira ngo twese ducungurwe tugubwe neza muri ubu buzima. Mu izina rya Yesu, Amen.